Nongeye kubaha ikaze kuri Vizere TV, abatameze neza mwihangane, buri kimwe cyose kiraza kugenda neza mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane kubw'urukundo mukomeje kunyereka, uburyo mukomeje kunshyigikira, mukanyereka ko turi kumwe. Ni ukuri Imana ibahe umugisha, mukomeze mukore subscribe, mukande like, munyereke ko turi kumwe, munyereke ko munshyigikiye, ndetse munakoreshe na share kugira ngo njye mbashe kubaha ibiganiro byiza kandi bisumbuyeho ibingibi. Ni ukuri naje hano rwose numva ntari bubone abantu bangana gutya, ariko ni ukuri ni igitangaza cy'Imana. Namwe mwese muri inshuti nziza, mwemeye kuza hano kugira ngo tubane mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye, harimo entertainment, harimo documentaries, harimo love stories, ndetse n'ibindi byinshi cyane tuzagenda turushaho gutekerezaho kugira ngo tubiganireho, kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kuba uburyohe. Rero muri aka kanya tugiye gukomeza ikiganiro cyacu cya kabiri, turebera hamwe uburyo warinda amakuru yawe muri telefone. Murabona hari ukuntu uba ufite telefone yawe ukaba wahitaza umuntu runaka ukamukuramo password, ariko ntiwibuke kureba ese nyuma ko yimpaye bimeze bite, byagenze bite, ntiwe yuko hari n'ikintu yaba yakuyemo, cyangwa se ikintu yaba yangijemo, cyangwa se niba hari amakuru yawe y'ingenzi yaba ashaka kujya yumva. Rero muri aka kanya abantu benshi dukunda gutiza telefone, tugomba kumenya umutekano w'amakuru yacu, kuko nyuma hari igihe ureba ugasanga amakuru yawe yose uvugira kuri telefone, cyangwa se ibyo wandika byose kuri telefone hari umuntu ubyumviriza, cyangwa se ugasanga niba ari message wandikiye umuntu ugasanga iri kukugeraho nawe akayirisivinga akayisoma, ugasanga muri makeya amakuru yawe muri telefone nta mutekano wizewe afite. Ni muri urwo rwego rero naje uyu munsi kugira ngo mbereke uburyo ki ushobora kureba niba hari abantu bakwikonegitinzeho kuri telefone yawe, ko wabakuraho ndetse nuko wababona. Gusa ntabwo ndabereka uburyo ki ushobora konegitinga umuntu kuri telefone, kuko ni icyaha gihanwa n'amategeko. Kandi urumva Vizere TV ntabwo twaje kugira ngo twereke abantu gukora ibyaha ejo bundi batazajya kurega ukisanga mu nyururu, ahubwo tuje gukwereka uburyo ki ibyo bintu bisanzemo ushobora kubikuramo ukarinda amakuru yawe y'ibanga. Ubwo rero twagiye kureba niba hari umuntu ukumviriza cyangwa kwikonegitinze kuri telefone. Ubu ndabumva cyane abantu mufite abakunzi, abantu mufite abantu mukunda gutsa amatelefone yanyu, ubu mugiye guhita mubirebeho, ariko mubikuremo. Sinabifuriza gutandukana n'abakunzi banyu cyangwa se n'ingo zanyu cyangwa se nabo mukunda, ahubwo icyiza wabireba ugahita uvuga ati uyu muntu, ukamenya ko ari umuntu utari seriye, ukavuga ati ahubwo ubutaha ninjya mutiza telefone yanjye nzajya making sure ko nashyizemo password neza. Ukuntu rero wareba niba hari umuntu ukumviriza kuri telefone yawe, ibyo twita kwikonegitinga, ko barakwikonegitinze, hari inzira eshatu, hari amakode atatu ugomba kureba. Aya makode atatu iyo umaze kuyaverifiya nibwo umenya neza niba koko nta muntu wakwikonegitinze, kuko ashaka gukoresha kode, izi kode zose akwikonegitinga. Niyo mpamvu zose ugomba kuziverifiya kugira ngo urebe niba uri safe, kugira ngo urebe niba atarakwikonegitinze. Kode ya mbere, ukanda akanyenyeri urwego 61 urwego. Ahangaha ukimara kubireba uhite ujya kuri kode ya kabiri, ukanda akanyenyeri urwego 62 urwego. Nubisoza naho ukoreshe ni ya gatatu, ukanda none akanyenyeri urwego 21 urwego. Izi kode zose numara kuzishyiramo, umaze kuzireba, ikintu cya mbere urabona nusanga arakwikonegitinze, urebe kuri call, ubwo rero tubonaho nimero ye, kuri voice urebe tubonaho nimero ye, kuri fax uhitonaho nimero ye, kuri data uboneho nimero ye, kuri SMS uboneho nimero ye, Zengo uhitonaho nimero ye, Asengo uhitonaho nimero ye, Packet uhitonaho nimero ye, Dad uhitonaho nimero ye. Rero iyo atakwikonegitinzeho ubona yuko hose haba handitse not forwarded, hose biba biri not forwarded iyo nta muntu wakwikonegitinzeho. Ubwo hari umuntu wakwikonegitinzeho, tuvuge niba ari kuri call uhita ubona hariho nimero yiwe, niba ari kuri voice uhita ubona hariho nimero ye, niba arashaka kubona message yawe ugahita ubona hariho nimero yiwe.
rero numara kumusangaho uburyo urahita ukurikizaho kugira ngo umukureho ye kuzongera kukubonera amakuru yawe y'ingenzi. Kanda urwego inshuro ebyiri, ukande 02 urwego, birahita bivamo. Ndasubiramo kugira ngo wikure ku muntu wakwikonekitinzeho, urakanda urwego inshuro ebyiri, 02 urwego, uhita umwikuraho. Rero iki kiganiro tumaze kugirana ni ingirakamaro. Ubwo ngubwo niba hari abantu muri busange barabikonekitinzeho murabikuraho, cyangwa se niba hari amakuru ari sensitive cyane watanga n'ikirego ukajya kumurega, kuko kwinjira mu makuru yawe y'ibanga bihanirwa n'amategeko. Mwakoze mwese kureba iyi video yacu, mwibuke mukande subscribe, mutere comment, mukande like na share. Urabona inkunga ikomeye kandi bizatuma ubutaha mbaye ikiganiro cyiza. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza, abagiye kuryama mugire ijoro ryiza, Nyagasani akomeze abarinde, muhahe muronke. Ubwo naho ubutaha mu kiganiro gitaha, ubutaha nzaza mbaha love story, nizere ko mwese muzaba muri tayari kuyumva. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turi kumwe cyane, bye bye.